gusa ku rundi ruhande urukiko rwasanze amagambo Jean Paul Nkurunziza yatangaje mu bihe bitandukanye yita Mutesi Jolly mafiya. Uzi ikintu kiba kibabaje se? Mafiya ni akazina keza n'izindi nyuto ngo zimusebya avuga ko ari mu bukangurambaga bwo gushishikariza abatangabuhamya gushinja Prince Kid nyamara nta bimenyetso abifitiye bigize icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Mafiya kano kantu azize agahabwa imyaka 2. Ni kuvuga ngo ni mafiya. Urumva gahuriye he n'ibitutsi turi kumva ku mihanda ubu nona? Kwizera ko ushoboye ni intambwe ya mbere yo kubigeraho, hanyuma ikikurimo kigutinza ni ibitekerezo byawe gusa. Mindset asinyanya agahenge kazatangira ku itariki 4. Hanyuma u Rwanda rusinya gute kandi rutari muri Kongo? That is question number 1. Ibi bintu bimpindura umusazi rwose. Reka nongere nguhe ikaze, reka nongere kwifuriza ibihe byiza cyane wowe wakoze subscribe kuri channel ya Rwema Solutions, ukaba udukurikira uherereye mu bice bitandukanye by'isi harimo n'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize amahoro y'Imana cyane, nkomeza gushimira abantu muri gukora subscribe babwira ko ari iby'agaciro cyane. Reka nongere nshimire abantu mudukurikira mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'Ikirundi, mwese mbahaye ikaze. Turi kumwe kandi na Alice Decoration, abo nabagufasha kugukorera decoration mu birori byawe harimo n'ubukwe by'umwihariko. Abakaba bagufitiye imyambaro y'abageni, costume, imikenyero. Niba ushaka gukorana nabo rero bandikire cyangwa se ubahamagare kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, hanyuma bagufashe gutegura ibirori byawe bikugendekere uko wabipanze. Kuri kamera za Rwema Solutions ngende yitwa Beton Sam, nkaba ndi kumwe na Rwema nk'ibisanzwe. Reka ntangire mu ikaze mu kiganiro. Ndakwakiriye, ni karibu. Urakoze. Umeze ute? Meze neza. None ikiganiro ni gisanzwe. Ndazindutse. Hano ndagira ngo tubaze tuvuge ku by'imanza zabaye ejo. Ejo habaye imanza 2 ikatwa, isomwa ry'imanza 2 za Kasamutwe, harimo rwa rundi bantukiye. Undi neza. Ariko Amadederi nyine buriya we yabonye gatanya byanze bikunze. Ahubwo Jean Paul Nkundineza. Urukiko rwisumbuye nuko nabibabwiye rwahamije irega niza amategeko nubwo ntari umwavoka. Ninjye wabaga uwa mbere bariya bose bajya kuburana bazaga inyuma yanjye. Ubwo rero kumbwira ngo ibyo navuze ngo hari ikizahindukaho ni udupurusantaje dukeye, keretse batwibiye amajwi kwa kundi babigenje. Urumva? Ariyo ngewe ujye uzuntuke, ariko umunsi umwe uzifuza ko nkugira inama mu mategeko ugira ipfunwe ry'uko wantutse. Ariko still nubwo wantutse uzaze nzakugira inama, sibyo? Kuri iyi platform ya Rwema Solutions akazi kanjye ni ugufata miliyoni 50 z'abanyarwanda n'abarundi bavuga neza ururimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda kandi bashobora kudukurikira kuri social media. Tugafatamo byibura 1/10 miliyoni 5, tukabagira inama izi zose, tukabahugura, tukabaha tips zose zishoboka. Hari abantu benshi cyane hano ku mayanda bajya banshimira ati watugiriye neza twigisha amategeko. Stira amategeko ni nyanja, ntabwo birarangira, nzakomeza. Wabonye ejo bantutse nanone turimo kuvuga ngo umwavoka we yateye ubwoba. Byangabura dutengushye. Barangiye ngo ndabatengutse banyizeraga. Nta urega leta, uregera ingingo y'itegeko cyangwa se itegeko. Nta urega leta muri ubu buryo. Leta barayirega rwose. Urumva? Ariko mu buryo bwa uyu yakoze ntabwo bibaho rwose. Urega leta, uregera
itegeko cyangwa zimwe mu ngingo zaryo cyangwa imwe muri zo inyuranyije n'itegeko nshinga, ibyo biregera mu rukiko rw'ikirenga nubwo ubushinjacyaha buba buhari. Iyo ari icyaha cyangwa se hakitaba intumwa nkuru ya leta, ahubwo ni gakeya haba hari n'ubushinjacyaha kwanza, ndetse warega leta hakaburana ubushinjacyaha. Abantu barasaze na leta izihagarariwe n'intumwa nkuru ya leta, ni ukuvuga ngo muri minijisite bashobora kohereza umwavoka akatanga ibitekerezo kuri urwo rubanza uri kuburana ubundi waje kurega. Nta wundi muntu uba wareze, no. Urukiko rw'ikirenga rwicara hariya rukakumva ukasobanura iby'ingingo zawe wavuze ko zinyuranyije n'itegeko nshinga. Hanyuma wamara kuvuga bakabaza minijisite irabivugaho iki, nuko bati rurapfundikiwe tuzasoma uyu munsi uyu n'uyu, ni nako bizamugendekera. Hanyuma nibasoma bazamubwira bati genda mu bishanga, ariko yagerageje gutera ubwoba aho gake byaciyemo, bati reka dukateho icyaha kimwe. Urumva, ni ukuvuga ngo icyaha kimwe ntabwo cyamuhamye, ariko imyaka iracyari yayindi n'ihazabu iracyari ya miliyoni. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari rwo bajuririye bombi, ubushinjacyaha naho Jean Paul bwe, rwamuhamije icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha, rumuhanaguraho icyo guhohotera umutangabuhamya kandi rumuhanisha igifungo cy'imyaka 2 n'ihazabu ya miliyoni 1. Ndibutsa ko ubujurire bw'ubushinjacyaha n'ubw'umunyamakuru Nkundineza Jean Paul bwaburanishirijwe 17 z'ukwa 7 2024. Ubushinjacyaha bwagaragazaga ko butanyuzwe n'imikirize y'urubanza kuko urukiko rw'ibanze rwatanze igihano gito ugereranyije n'icyo yarakwiye, nyamara Nkundineza atarigeze yemera icyaha. Yes, niko bavugaga. Hanyuma ubushinjacyaha bwasabaga ko Nkundineza yahamwa ibyaha byose, ariko we ajurira agaragaza ko akwiye kuba umwere kuko ibyaha yarezwe ko byakorewe mu nkuru yatangaje ku muyoboro wa YouTube mu bihe bitandukanye, ntaho yigeze ahohotera umutangabuhamya cyangwa ngo atangaze ibihuha. Kuri uyu wa 31 rero 2024 z'ukwezi kwa 7, urukiko rwisumbuye rwatangaje ko rumaze gusuzuma ubujurire bw'impande zombi basanze harimo bimwe bifite ishingiro. Ni ukuvuga ngo basanze icyaha cyo guhohotera uwatanze amakuru kidahama Nkundineza Jean Paul kuko nta kigaragaza ko Mutesi Jolly yari umutangamakuru mu rubanza rwa Prince Kid, ahubwo yari victim. Wabonye akantu batambitsemo kandi gafite ishingiro. Gusa ku rundi ruhande urukiko rwasanze amagambo Jean Paul Nkundineza yatangaje mu bihe bitandukanye yita Mutesi Jolly mafia. Uzi ikintu kiba kibabaje se? Mafia ni akazina keza n'izindi nyuto ngo zimusebya, avuga ko ari mu bukangurambaga bwo gushishikariza abatangabuhamya gushinja Prince Kid, nyamara nta bimenyetso abifitiye bigize icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Mafia kano kantu azize agahabwa imyaka 2. Ni kuvuga ngo ni mafia. Urumva gahuriye he n'ibitutsi turi kumva ku mihanda ubu nona by'abantu batandukanye bitwa ngo ni social influencers? Uvuga ngo icyumbaza kiremere n'iki hari ibyo nyine aka kantu yazize agahabwa imyaka 2 n'ihazabu ya miliyoni 1 agomba gutanga nyuma y'iminsi 30 uhereye nona, kandi nta bintu afite byava mu miliyoni. Aka kantu ngo mafia cyangwa ngo akagome, ngo Jolly ni akagome, utuntu dusa dutyo n'utwazize none aho ngubu, sibyo? Ngo n'izindi nyito urumva nk'ako kagome ngo zimusebya, avuga ko ari mu bukangurambaga bwo gushishikariza abatangabuhamya gushinja Prince Kid, nyamara nta bimenyetso bifitiye bigize icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Hanyuma se
sinakubwiye ngo bwitwa ubutabera icyarimwe n'ubutareba, sinabikubwiye. ubu ngubu urebe abatukana ku mihanda nonaha mu kanya murahita mubona baporodinze ikindi buke baporodinge space nibyo bararamo. TikTok nuko nta numwe bari butunga agatoki ngo ngo bisobanure ibingibi. ubu buroko si ubwa bure nyine ubu buroko si ubw'ubuntu agiye kurya. iyo abikora se akafungirwa rimwe ko n'ubundi twari twarihirinze twisiringa amubwira ngo ibi bintu uri gukora biragukoraho cyangwa bizagukoraho. iyo abikorera rimwe kongera noneho akaba abukoreye noneho ari ugukuri kuko hari abakora ibirenze bye inshuro 100 dukubye 100 tukongera tukakuba 7 ku mihanda turabafite, sibyo? gusa hari itandukaniro. uyu yari mu nkuru zo kuripotinga mu butabera kandi avuga ko ari umunyamakuru w'umwuga. mbonye ibintu akora, by the way, ku mihanda numva muzajye munyibutsa, muzamfashe ntazongera kugira umuntu n'uyu umwe naturiraho ibintu naturiyeho uyu mugabo n'abandi bamubanjirije, sibyo? kubera yuko nta jambo navuga mbabaye ngo rihere. nshaka ko uyu rero ari ubu wanyuma, sibyo? nshaka ko uyu ari we ubu wanyuma. ubwo baraje bagenda baterateranya utu audio n'utu video aho twashwanaga byose mubwira agenda kwiga naho abantu narangije lisanse w'igipapuro gusa mu mutwe harimo amazi se urumva kimaze iki? ibi bipapuro abantu barata none dore lisanse n'imigeze. ibi bipapuro abantu barata ntabwo kandi mu bushobozi ntabwo urumva nta kamaro bimaze birutwa. sinigeze kukwibwirira hano ibitabo 7 nkabibaha umuntu yasoma akarusha kure cyane inshuro 7 urangije PhD muri Harvard. ntabwo byibuka se twabimazeho n'iminsi. harimo law of attraction. kiriya gitabo ni cyiza cyane ahubwo uzagifate mu mutwe wowe, sibyo? ubu ngubu buroko bw'imyaka 2 koko n'iyi miliyoni igiye idafite aho ituruka. yagombye kuba ari kwirerera umwana dore ko yari akibyara. ariko kimwe n'abagenzi be birwa hano muri comment wa undi urabizi ko twamwibikiye ahantu wabarushije uwarushije abandi gutukana mu kiganiro cy'ubushize twamwibikiye ahantu ubuse ngaho ngaruka uvuge turebe. icyaha cyo guhohotera watanze amakuru cyo basanze kitamuhama kuko nta kigaragaza ko Mutesi Jolly yari umutangamakuru mu rubanza rwa Prince, ahubwo yasanzwe ari umwe mu ba victims. twasanze narabivuze kera utaragera ku mihanda tugitangira mu by'uru rubanza bya Miss Rwanda. mbibutsa ko nayihagaritse imyaka 5 mukomeze mujye muyibara nyuma y'imyaka 5 izagaruka nanone muzavuga ngo erega aka kanwa kararema. niyo mpamvu ndi kubuza abantu nanjye ninjya ntandukira mu kumva ndasa nk'ugiye kuvuma umuntu no kumwaturiraho ibi ujya mukomakoma vuba vuti nyamuneka ratira usubira nayo magambo. nabaha urutonde rugera ku bantu 12 uyu ntamushyizemo cyangwa 15 bose bisanze ahabi kubera yuko bababaje umutima wanjye. nanjye nkagira icyo mvuga mbabaye. iyo mbabaye ntabwo mvuga ikintu kiri cyiza. nifuza ko uyu yaba uwanyuma
nifuza ko uyu yaba uwanyu, kuko ubundi ninjye wakabaye naratanze ikirego, hanyuma nasobanuriye abantu ko ikirego nari butange ni ugutukana mu ruhame. Yarantutse kenshi, atari rimwe atari kabiri. Ngiye gusuzuma nsanga ngo bamuhanisha maximum bamumwigirijeho nkana amezi 3 n'ibihumbi 100 bitari bujye no mu mufuka wawe. Ibyo byaba ari ibikize. Ndayamanika ndamubwira nti nyamwanga kumva yanze no kubona, kandi rya mukuru riratinda ntirihera. Igendere uzagwa ku bandi. Abandi baravuga ngo igendere uzagwe ahandi. Njye navuze igendere uzagwa ku bandi. None yaguye kuri Mutesi Jolly. Uyu mutipe ureba ahangaha banamuta muri yombi, Jolly yarataratanga ikirego, yagitanze yagitanze. Urumva amagambo tuvuga ni mabi ararema, sibyo? Imbaraga z'ururimi urabyibuka mu kiganiro cyagize, sibyo? Ku rundi ruhande basanze uyu mugabo yatangaje mu bihe bitandukanye yita urukiko rwatangaje ko kuba yahamwe n'icyaha kimwe muri 2 yaregwaga bituma yoroherezwa igihano. Rutegeka ko ahanishwa igifungo cy'imyaka 2 n'ihazabu ya miliyoni 1 agasonerwa amagarama y'urubanza kuko aburana afunzwe. Mu kwa kane bari bamuhamije ibyaha byo gutukana mu ruhame no guhohotera uwatanze amakuru mu rubanza rwa Ishimwe Dieudonné, bamuhanisha igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 1. Ibi byamuhamye ubushize ntabwo byongeye kugaragara, ahubwo bazanye igishya cyo gutanga. None byari 3, kimwe nicyo cyasigaye cyo gukwirakwiza amakuru y'ibihuha. Ubu rero amahirwe ye nuko bazahera ku gihe amaze. Niyo mahirwe nanjye buranabonye buranumvaga batangiriraho, bahera umunsi wafatiwe, iyo minsi bakayikuramo ugakora ubusigaye. Bagiye gufunga umwaka urarangiye se afashwe. Yego, urabura amezi make. Ayo rero bagiye gukora umwaka wonyine. Mwaka wundi tugiye kwinjira mushobora uzarangira yasohotse. Ayo nagaruka nyine azaza noneho ari ku murongo wa atiriste, sibyo se? Azaza yaragiye ku murongo, sibyo? Hanyuma hari urundi rubanza ku rwego rwa mbere rwakaswe. Uru rubanza rurimo abagabo bakasamutwe baturiye amafaranga koko. Baturiye amafaranga koko. Umva uwitwa abantu baburanaga hano urahita ubumva mu cyemezo cy'urukiko, sibyo? Rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro kuri bimwe. Rwemeje ko Bagire Eugene, Nkuranga Aimable na Mutabazi Gervais badahamwa n'icyaha cyo gucuruza cyangwa kuvunja amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko. Ibi nahoraga mbibabwira, natwe turabikora. Ibintu byo kwicururiza amafaranga online ntabwo bigize icyaha, ntabwo ari icyaha. Amafaranga yawe uri gucuruza, sibyo? Ubushinjacyaha rero bwari bwabareze ngo kuko nabo bari bakoze ibisa nabyo, banadutwara amafaranga aho batuvuga ngo baratwungukira, baradukubira 2 mu minsi 100. Mu minsi 100 badukubiraga 2 ayo twabahaye. Oya, mu minsi 200, yari iminsi 200 ndabyibutse. Ayo wabahaye bakagukubira 2. Barangije rero bafata miliyoni byose, niba atari miliyari ahubwo. Biburirwa irengero. None ahangaha birasaba ko twazabona kopi yose,
ariko mu cyemezo cy'urukiko kiri kuvuga ko sibyo badahamwa n'icyaha cyo gucuruza amafaranga no kuyavunja uko ari batatu. Rwemeje ko Bagire Eugene na Nkuranga Aimable batahamwa n'icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo. Iki sinari nzi ko banakibareza. Hanyuma ikindi rwemeje ko Nkuranga Aimable ahamwa kwanza Kizigenza ni Bagire Eugene rwemeje ko ahamwa n'icyaha cyo kwambura ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Icyo ni kimwe. Cya kabiri n'icyaha cy'iyezandonke bibiri. Rwemeze ko Nkuranga Aimable uyu ni umupasiteri wari wubashywe cyane ahamwa n'icyaha cy'ubufatanyacyaha mu kwambura ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Kubera ko bajyaga bafatanya mu biganiro bitaga ngo ubukire nyabwo kuri hano YouTube, barangiza bagahamagarira abantu kuza gufata ubwo bukire nyabwo, aribwo ibifurumba by'amafaranga babyakiraga nyine bikarangira bayaturiye. Rwemeje ko Nkuranga Aimable ahamwe n'icyaha cy'ubufatanyacyaha mu kwambura ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Hanyuma rwemeje ko Legacy Plus Group, iyi yari kampani yabo bahuriyeho ari batatu na wa Mutabazi Gervais, rwemeje ko Legacy Plus Group Limited ihamwa n'icyaha cy'ubufatanyacyaha mu kwambura ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kuko ibintu byose byaberaga kuri iriya ofisi. Ruhanishije Bagire Eugene igifungo cy'imyaka 6 n'amezi 6, imyaka 6 n'igice, sibyo? No gutanga ihazabu ingana yewewe miliyoni 68 n'ibihumbi 305 n'ibihumbi 196 ari umwe. Hanyuma ruhanishije Nkuranga Aimable igifungo cy'umwaka 1 n'amezi 6, 1 n'igice, no gutanga ihazabu y'amafaranga 750. Nuko rukijijwe kandi rwakirijwe nyine mu ruhame rwa benshi. Urumva bavuzwemo hano bafite iminsi 30 yo kujurira urubanza. Bafite iminsi 30 yo kujurira urubanza. Babaga bizeye gutaha, igihe cyose babaga bizeye gutaha. None nuko birangiye, bye pasitoro wanyu. Ariko umwaka wenda kurangiza, umwaka wo wararenze arimo ubu bagatiwe asigaje amezi make agahita yitaye. Ariko ibyo byakora gusa ubushinjacyaha butajuriye. ubwo nibwo igihano yakimara akakirangiza. Bujuriye arimo uhita ugumamo ntaho bukigiye. Niyo myaka rero bujuri ubundi keretse yabaye hano yabaye umwere. Urumva yabaye aha yabaye umwere yari guhita ataha. Ubushinjacyaha bukajurira bukazategereza ko yongera guhamwa n'icyaha. Nibutse ko ruriya turangije uyu afite uburenganzira bwo kujurira. Hano hari mu rukiko rukuru, none rwisumbuye bazajuririra mu rukuru, ndetse bazanajuririra no mu rw'ubujurire, kubera yuko indishyi hano nta ndishyi hano, iyi ni hazabu. Bazajurira mu rukuru, tuzamenye ko bizitwara hariya hagendewe no ku baregeye indishyi. Turi kumwe. Nibutsa ko urwa Jean Paul Nkundineza byarangiriye hariya, keretse yashobora kujya kutwereka rumwe yatubwiye rw'akarengane ngo ruba ku Kacyiru, urwo rwo wenda rwamurwanaho. Ariko mubwiye kwituriza akabanza akarya uwo mwaka, oya ni umusigaye akawurya akitaye.
agahita aza ku mihanda noneho atwikira rimwe afite disipurine. Nibyo byaba byiza kurusha gukomeza gutakaza umwanya mu bintu nk'ibi, sibyo? ubwo ahubwo dusigaje urw'umwavoka we yagiye kurega leta, tuzareba uzatsindwa uwo ari we, kuko ibi birego ntabwo binatinda kuburanishwa. Biburanishwa n'inteko y'abacamanza barenze 3 cyangwa 3 mu rukiko rw'ikirenga, 3, 5, 7, 9 gutyo, sibyo? Tukiri kuri ibi rero, nahuye n'inkuru ya Kasamutwe, ubu umutwe uri kundya bitabaho. Ntuzi yuko maze iminsi nsaba leta y'u Rwanda gufasha M23 hagahira rimwe, bagafata Goma na Bukavu na iriya ntara mbese ya Kivu ikaba igihugu. Kubera agasuzuguro badututse bavuga ngo barashaka kutwomeka kuri Kongo, ngo u Rwanda rugahinduka intara ya Kongo, ngo ndetse bazarasa i Kigali kwa perezida ngo ajye mu ishyamba. Urabyibuka ibyo bintu? Aya magambo yarahagije rwose ko u Rwanda rubikorera icyo hagahira rimwe rugafasha M23. Ubu Goma na Bukavu, Kivu mbese zose ziba zarafashwe, twe ntitwirirwe tubyomeka ku Rwanda, ahubwo hakaba igihugu cyigenga. None uyu munsi urumva uzi ibintu byabaye, basinye imishyikirano, mu mishyikirano muri Angola. Ibintu byambabaje rwose, ujye mureka ngaragaza akababaro kanjye. Basinye urumva amasezerano y'agahenge, uza basinya abari bariko ngo ni Kongo, guverinoma ya Kongo na guverinoma y'u Rwanda basinyanye agahenge. Nabonye rinde bagiye ni Nduhungire yari kumwe na perezida wa Angola n'ubifoto nayibonye. Ku ruhande rw'u Rwanda ni Nduhungire wagiye. Basinyanye agahenge kazatangira ku itariki 4. Hanyuma u Rwanda rusinya gute kandi rutari muri Kongo? That is question number 1. Ibintu bimpindura umusazi rwose. Rusinya agahenge ukuntu usinya atari u Rwanda, nta musirikare n'umwe rwemera ko rufite muri Kongo. Hanyuma nirwo rujya gusinya agahenge, M23 igashyira mu bikorwa. So man, urumva ibyo bintu koko bitandwaza umutwe. Kubyumva abantu nkatwe tugira ubwonko buprocesinga twaragowe. Umva kugira ngo se nibihuha nkubwira, communiqué de presse itanzwe nande? MONUSCO. Urumva? Umuryango w'abibumbye. Ndasoma titre ngo la MONUSCO salue l'annonce par l'Angola d'un cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Reka nabyihorera byanteye umutwe nta kinini nango ngo ukire. U Rwanda rusinyana agahenge na Kongo, kakubahirizwa na M23 badafite aho bahuriye. Gute kweri ko ibi bintu ngewe muzanshakira umuntu abinyumvishe numve, no muri comment mubimbwira ukuntu mushakishe formule yatuma mbyumva. Bashaka uburyo wabyumva. Amambere mu matora mbere yaho gato, Amerika yategetse u Rwanda na Kongo agahenge k'ibyumweru iminsi 15 mu nyungu zo kugira ngo amatora nayacutwe anagende neza. M23 kuko itarebwa nabyo ngo ikarengaho ikitana ba mwana na Kongo ngo ntabwo yakarenze ngo Kongo niyo yabashoto.
ubundi kuki M23 atariyo isinya. Amambere ejo bundi mu Bugande umuntu intumwa ya Kongo yagiyeyo kushyikirana na M23 bimenyekanye tubishyize imihanda batunga uwo sinzi ukuntu yaponyotse misiyo twari twamuhaye yigira muri M23 araza baba baramukatiye none baramwita muri yombi abakatiye ubu ngubu ni General Makenga bananga babakatiye igihano cy'urupfu. Ejo twavuze iby'igihano cy'urupfu abantu barakibibonye barabyumvise bihagije tuvuga ibyiza byacyo n'ibibi byacyo dushyize ku munzani dusanga ibibi biganza ibyiza duhitamo ko ari byiza ko icyo gihano cy'urupfu cyavaho sibyo twanzuye hano kwa Rwema Solutions tubitangira n'impamvu ubwo niba twumva bazagerageza kubishyira mu bikorwa. Turi kumwe cyane. Hari umugabo rero muri Kamonyi wigeze kwica umuntu vuba aha mu minsi yashize amuta mu myumbati. Nyuma yaho ubu yatawe muri yombi nyuma yo gushakishwa polisi yamucakiye ariko hari n'amakuru ko uwo yishe atari we wa mbere. Uyu nguyu wicana gutya afite imyaka 19. 19 yamaze abantu kubw'amahirwe yatawe muri yombi ariko se buriya nta wundi asize yisasi ikazungunda. Ikindi bizeye umutekano we gute ahantu afungiye ko atari uyu ni umukazungu wari uri kuvuka yarari muri nko muri training byanze bikunze. Ahubwo nabonye sinzi nabonye ari wahoze ari perezida wa Kongo Kabila iwe bateye barahamena. Umugore sisi yatanze ikirego. Umugore yatanze ikirego ko bashaka kumwica. Hamenye kabisa. Umugore yatanze ikirego ibyo ngibyo ndabizi. Ahubwo ntabwo biri interesa ku mbuga nkoranyambaga. Ni izi nkuru nagira ngo zitaducika muri iki gitondo. Ka kagabo kanutse mukabwire kagaruke. Sibyo? Kagira icyo avuga. Mukabwire kagaruke kandi ngewe ntabwo nkijunditse. Wapi? Bamubereye inyangamugayo. Isezerano wamuhaye barisohoje. Hanyuma reka dufate ko twakwibutsa abadukurikira ko ku itariki 23 z'uku kwezi rwasigaye iminsi 22 reguye uragiye. Bayibare. Tuzatombora abantu 7 bazatombora buri wese 20,20,20 azabashyikirizwa kuri telefone zabo zibaruye muri mobile money ya MTN cyangwa se kuri nimero ya konte bazashyira muri comment uhereye byaratangiye. Kuri buri kiganiro ukaza ugashyiramo nimero yawe tumuzayashyiraha ningirira amahirwe yo gutombora. Dore uko tuzabikora tuzatereka agakarito hano udupapuro twose tuzaba turimo tuzane abana agapapuro kavuyeho tukerekane ako buriya umaze gukora live sibyo se live uburyo yamukubita ahita yandika message onata niba ndi kukubwira nanjye tuzaba turi live uwatsinze ahita ayafata ako kanya nawe akagaruka no muri comment ati ndayabonye ngaje kijyana ntago ari imito you have received 20,000 from Rwema Solutions. Aya mafaranga azakomeza kwiyongera uko dukomeza gukura kuko ntabwo turi ibuye. Sindera ibuye ni mwene Nyirantuza na Kanaka. Basindera ibuye ndabasuhuje. Ariko kera batitaga amazina mana yayo. Urumva? Ni mu rwego rwo gukora icyo bita mu Cyongereza ngo giving back to the community.
sibyo bizakomeza uko nzarushaho kugira ibifaranga byinshi ngenda nongera tuzubaka amashuri tuzubaka amavuriro tuzubaka ibintu bihambaye kubera uru rugendo twatangiriye ahangaha. Iyi cano mureba ngo ifite abantu harya ngo 16,000 none se ejo twari turi kuvuga 16 ejo bundi duserebura hano twaserebuye bingahe hashize iminsi 5 nijyo mbaza ni ukuvuga ngo ntabwo ndera ibuye. Iyi cano izakura kandi izagira subs kuko nzahagarara at least not at last ari uko igize subs 5,000,000. Yego urumva uko izagenda ikura izaha n'akazi n'abandi bantu wowe uzaba ubarusha ubunararibonye uzaba ubarusha wowe ikintu ugomba kunoza ni ukuvuga ururimi kandi ukavuga ibintu uhagazeho wityaje napfa kwinaga ntacyo bitwaye mba mpari nkagushyira mu mwanya ukwiriye kujyamo sibyo. Reka dushimire aba bantu badukurikiranye tunabifuriza badukuriye just umarimaze kubikubwira kugira ngo ndebe ko ari byo sibyo. Wamaze kumvumbura iyo ngo uteze noneho ugira gute sibyo. Reka tubabwire reka ngire ikintu mbabwira dusorezeho. Reka mbifurize kwanza ukwezi gushya sibyo. Si ukwezi gushya tariki ya mbere y'ukwezi kwa munani ibaye kuwa 4 sibyo. Reka tubifurize ukwezi gushya imigambi mishya tunabatangariza ko natwe uyu kwezi kwa 7 ntabwo byagenze uko twabipanze byarenze uko twabipanze kure. Urumva namwe birashoboka ni ikibazo cyo guparatika law of attraction sibyo. Turababwira ko uburyo bwiza bwo kumenya ejo hazaza ari ukubwiyubakira nkunda kubivuga. Uku kwezi rero kutababera imfabusa dore gufite iminsi 31 sibyo. Kwizera ko ushoboye ni intambwe ya mbere yo kubigeraho sibyo. Hanyuma ikikurimo kigutinza ni ibitekerezo byawe gusa mindset. Ikikurimo kigutinza ni ibitekerezo biri negative. Tubaruye ibitutsi bantu kandi nk'aba bantu koko ubu turi kumwe turi mu rugendo rugana ahantu hamwe barakureba gusa. Iteza imbere kuko nta wundi uzabikora mu mwanya wawe. Byuka ugenda uhige. Ubu abo mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari no kuri uyu murongo umuganda hose bwakeye. Nyuma yo kureba iki kiganiro uhite wihuta kuko uraba wakererewe ujye guhiga sibyo. Intsinzi ntizigera ikugeraho ni wowe ugomba kuyiharanira. Intsinzi iri ahantu ni target iri ahantu ndetse itamuvinga. Ni ikibazo cyawe cyo gufata umuheto wawe ugafora ukerekeza muri target ukarasa. Ntabwo intsinzi muvinga ariko nanone ntabwo izagusanga aho uri ni wowe umuvinga sibyo. Ibintu byiza ntibivuka mu buryo bworoshye. Umenyere ko birushya rwose pe.
ibi by'amafaranga tuvuga byo gutunga twagerageje dusomye urubanza twagerageje guca inzira y'ubusamo reba uko batugenje ubu ni ukubira icyuye niyo solusiyo ya nyuma ibintu bitekereze neza sibyo tekereza nurangiza upuraninge numara upuraninga ubikore bimenyekane kandi ko wabikoze kugira ngo bigutera akanyabugabo atari ka kandi ko mu gitanda ahubwo akanyabugabo ko gufata iyindi level hanyuma abantu bose bajye bakora ikintu uyu munsi sibyo ku buryo bazishimira mu minsi iri imbere ku wundi munsi nk'uyu cya kintu bakoze cya gihe bakoze cya gihe kora ikintu ku buryo ejo hawe hazaza hatari tomorrow hazagushimira ngo warakoze XYZ aho nshyize XYZ ushyiremo amazina yawe wowe uri ku mihanda udukurikiye bizarushaho kugorana ariko gukomera no gukomeza si ikintu kidashoboka bizarushaho kugorana mu rugendo turi kunyuramo ariko sibyo gukomeza no kubikora ntabwo ari ikintu kidashoboka ntutegereze amahirwe ahubwo hagaciro ibyo ukora amahirwe azagusanga mu nzira urimo ukora akimuhana kaza imvuriza ndabakunda ni Rwema Solutions nk'ibisanzwe mwibuke subscribe aha hasi mwibuke like mwibuke gusharinga mwirwa muvuga ngo mwabuze uburyo bwo gukorera igihugu kandi iyo ukoze share ikiganiro kimwe gusa ukagiha abantu barindwi na Perezida Kagame muhuye yagushimira ndabakunda mugire ibihe byiza bye bye